Mu bubanyi n'amahanga bihagaze bite, byifashe bite ku isi yose kwa upande wa wanafrika? Igitsina gabo cyose kijye kihagarika muri toilette neza, ibyoroshye n'ibikomeye apana ku ruhande, kuko bisigara bikwirakwiza indwara mu basigaye bose. Buri mwana wese kavukira azajya zigamirwa amafaranga kuri konte ye na leta n'ababyeyi n'umuryango w'abibumbye n'abashobora. Mwifuza kwandikira umuruda mukuru perezida nyaperezida ku gasaraba 257 mu nyandikire. Igitsina gabo cyose kijye kihagarika muri toilette neza, ibyoroshye n'ibikomeye apana ku ruhande, kuko bisigara bikwirakwiza indwara mu basigaye bose. Mwifuza kwandikira umuruda mukuru perezida nyaperezida ku gasaraba 257 mu nyandikire. Buri mwana wese kavukira azajya zigamirwa amafaranga kuri konte ye na leta n'ababyeyi n'umuryango w'abibumbye n'abashobora.